wowe amahitamo yawe niyo akugira ugomba kuba we ejo hazaza. Nuhitamo nabi uzabaho nabi, nuhitamo neza uzabaho neza. Ndabaha urugero kugira ngo mubashe kubyumva neza. Dufite ikibazo cy'abantu wagira ngo barwaye amaso. Umuntu akiga materineri, akiga primaire, akiga segonderi, akiga kaminuza, yabona amafaranga yajya mu isoko kugura imyenda, agasanga hamanitse ipataro ebyiri icitse n'inzima, agasiga ipataro nzima, turi ku ijambo ryitwa guhitamo neza, agatwara ipataro icitse. Umukobwa muzima uri ku isoko utegereje umuntu uzamurambagiza, uzabyarira abana, akavuga ngo ngiye nshaka sheri, akajya ku isoko agasanga ikanzu ebyiri, iyo ukuboko kumwe n'iy'amaboko abiri, akagura ikanzu y'ukuboko kumwe agasiga ikanzu y'amaboko abiri. Umusore ugiye kurambagiza agasanga abakobwa babiri bahagararanye, uwambaye ikanzu y'ukuboko kumwe n'uwambaye ikanzu y'amaboko abiri. Yajya guhitamo agahitamo umukobwa wambaye ikanzu y'ukuboko kumwe, agasiga umukobwa wambaye ikanzu y'amaboko abiri. Numugeza mu rugo n'ukundi azagukuraho. Ikibazo gihari, urugamba ruhari kugeza ubu ngubu. Warangiza urugo rwakunanira ngo muhamagare nk'umushumba ngo azasengere ngo divorce ngo yaraje. Wahisemo nabi, ugomba kunywa niwe wawuvuguse. Uhitamo. Ese muribo muranyumva? Isi ifite pirate na original, kandi twebwe turi ba responsable bo guhitamo uko twahawe ubwenge no guhitamo. Ndatanga example kuri telefone. Izi telefone mubona zifite amamarike. Iyo umuntu agiye kugura telefone, inganda zikora amatelefone zikora pirate na original. Iyo bajyanye ku isoko bashyira mu kabati, ugasanga handitseho Tecno, Infinix, Samsung, iPhone ziri mu kabati. Ati ngaho hitamo. Ugahitamo Infinix. Ejo twajya mu bukwe ngo iyanjye ngo ntifotora. Wagiye kugura idafotora, uzi kukunda amafoto. Amahitamo niba hari ikintu mbona gikomeye kugeza ubu ngubu kigoye abantu, ni ikintu bita guhitamo. Ese murimo muranyumva? Urugamba ruhari kugeza ubu ngubu, abantu barimo barwana nabo. Iyo umuntu yashiriwe ntajya amenya guhitamo, ariko iyo umuntu atari yashirirwa amahitamo ye aba meza. Ngara ku musozo, byari bitandatu nabwiye ko ndavuga bibiri gusa kubera impamvu. Iyo bavuze guhitamo, nababwiye ngo ni ibintu bibiri biba biri imbere yawe, ukaba uri responsable wo guhitamo kimwe, ikindi ukakireka. Twasomye mu gitabo kindi kihe cya Rusi. So twasomye kiriya gitabo cya Rusi, ni igitabo gifite ibice 4. Inshuro nagisomye ntago nzizi ni nyinshi cyane. Iki gitabo kivugwamo abantu 6. Kivugamo umugabo witwa Elimeleki, bivuga ngo Imana ni umwami. Kiri umugore witwa Naomi, bivuga ngo ni nyiragikundiro. Harimo abahungu babo babiri, Maharoni na Kiriyoni. Maharoni bivuga ngo munyantege nke, Kiriyoni bivuga ngo umurwayi. Harimo abakobwa babiri, uwitwa Orupa n'uwitwa Rusi. Rusi bivuga ngo ni inshuti, Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye. Harimo abagabo babiri, uwitwa Bowazi n'uwitwa Obedi. Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi, Obedi bivuga ngo ni umurimo. Ntago ndaza kubavuga bose. Uyu muryango wa Elimeleki na Naomi wari utuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Murabyumva? Betelehemu birasobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Betelehemu ni mu rusengero, Betelehemu ni mu masezerano. Betelehemu yatewemo n'inzara. Nkurikire mu nyumve. Ni mu nzu y'imitsima, ni mu masezerano, none hateye iki? Ariko Imana igi ntangaza. Kuki yemera ko abanyamasezerano bicwa n'inzara? Kuki yemera ko mu nzu y'imitsima hatera inzara? Iri jambo ndarisobanuranye. Narivuze ngo Betelehemu ni mu nzu y'iki? Ni mu rusengero. None mwebwe murebye mu rusengero mutabona hatarateye inzara? Ni mu nzu y'imitsima ariko hateye inzara. Aho umuntu ashobora kuza afite inyota akeneye kumva ijambo ry'Imana agataha naryo yumvise. Ndabaha urugero. Kera hanjye amateka numva bavuga ko itomati, inyanya ntago byari ibiryo by'abantu, byari ibiryo by'inyoni. None se kera abantu baryaga amateke, baryaga ibikoro, baryaga amasaka, biriya bintu ari gushyiramo inyanya ntago byari gukunda. Oya, sibyo baryaga impungure. Ariko none kubera inzara yateye mu nzu y'imitsima,
n'ikimene. Usanga ibiryo isosi yabaye nyinshi, mu muceri basigaye bashyiramo inyanya, mu mpungure bagashyiramo inyanya, mu bikoro bagashyiramo inyanya, mu bihaza bagashyiramo inyanya. Isosi yabaye nyinshi. I Betelehemu ibiryo byarabuze, niyo ugeze mu rusengero usanga isosi yabaye nyinshi. Hey pi kubita nyeganyeza mubwire zunguza. Ibi bintu bizabageza he? Muzahera mu gitondo muri zunguza, munyeganyeze, muhobere. Mubona tudafite ikibazo mwebwe. Iki kintu cyitwa guhamya, umuhungu witwa Daniyeli yaragikoze ageze i Babuloni. Bazana vino, bazana inyama, arahamya, arabyanga, aravuga ngo ndagambirira mu mutima ntabwo nziyanduza. Ariko abantu bananiwe guhamya. Ibije byose bararya, ibije byose baranywa, mu ndebe ibije byose barambara. Ugomba kugera ku rwego ujya kugura umwenda. Iki kintu cyitwa guhamya, abakristo bagira imyenda bambara ihamya ko ari abakristo, bagira aho barira hahamya ko ari abakristo. Ugomba kugera ku rwego imivugire yawe, imikorere yawe, imirebere yawe, imivugire yawe ihamya kuri umukristo. Iyo umuntu atari yashirirwa icyambere kimuranga arahamya. Daniyeli kubera guhamya bamugejeje ku rwobo rw'intare. Intare ntizamurya. Twarangiza tukegeranya na Daniyeli ngo bamutaye mu rwobo, ngo intare ngo ntizamurya, ngo nanjye bantayemo ngo ntizarya. Zakuryana n'imyenda, ntago zakurya. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye, impamvu zitamuriye hari ahaticaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze. Umuhungu muka Potifari yamubwiye ngo niwemera ko turyamana. Burya Yosefu yari yasinyiwe ibintu 5. Ndababwira bibiri byantangaje. Muka Potifari yamubwiye ngo niwemera ko turyamana, ikintu cyambere ndagusabira boss shobuja, ndamugusabira ubwene gihugu. Wabwanga? Wakubwira ngo ujye muri Amerika udakinye green card. Bavuga uti niba naryamaga kandi ndaryama 7 ariko ngende. Ariko muhungu aravuga ngo sindyama. Arahamya. Icyakabiri muka Potifari yari mubwiye, yarambwiye ngo nemera ko turyamana, ndagusabira icyangombwa cy'ubutaka. Wacyanga? Ariko muhungu arahamya, aravuga ngo hoya sinshobora. Umuntu yatari yashirirwa ikintu cyambere kimuranga agira ate? Mugomba guhamya mu uyu mujyi wa Kigali. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo w'8 tugere ku wa 10. Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu ibice 25 turasoma umurongo w'8 tugere ku w'10. Bibiliya iravuze ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Amen. Some Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 tugere ku wa 17 igitabo cya Rusi. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 16 tugere ku wa 17. Bibiliya iravuze ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Muri ihangana turangirize muri Zaburi 119 umurongo wa 66. Zaburi 119 umurongo wa 66. Bibiliya iravuze ngo ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe.
ndasubiramo. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Amen. Ndagira ngo munyemerere dukomereze aho twari tugeze. Birashoboka ko twaba twagize abo tutabanye mu minsi yabanje. Njye natangiye hano kuwa gatatu wa wundi washize. Uku kwezi meze nk'uwabaye hano, naje wa gatatu washize, wa gatatu wundi ndagaruka, n'ubu nagarutse. So rero abo tutaziranye tutabanye, nitwa Singira nkabo Boniface, ndi umukristo muri paruwasi ya Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Shimiye kandi bayobozi b'itorero, by'umwihariko umuyobozi w'icyumba wabigizemo uruhare kugira ngo tuze duterane tuganire ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha. Nishimiye kubana n'abakozi b'Imana. David yobora icyumba cya Kimisange, twari turiho kuwa gatanu. Amubonye mwarimu Vedaste, ni inshuti yanjye, ndetse n'umushumba waturutse Kabeza hariya mu Rubirizi, nawe haciye iminsi, n'abakozi b'Imana bandi bahangaha. Turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa. Ni teme twatangiye itararangiye, kandi n'ubundi mbona ishobora kutari buze kurangira kubera impamvu. Turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa. Abo twatangiranye ku munsi wa mbere nza gutangira, iri jambo nagerageje kurisobanura. Twavuze ko iyo bavuze gushirirwa baba bavuze umuntu wari ufite ibintu bigashira ari ubimaze, cyangwa bigashira yarangaye bikamarwa n'abandi. Uwo muntu akifuza gukomeza kuba uwo yari we, afite ibimugira uwo agomba kuba we. Bikaba byarashize, ugashaka kubahwa kandi udafite ibituma bakubaha. Muranyumva? Ugashaka ngo bagutelefone udafite ibituma bagutelefone. Ngo ngenga abantu nibankunda udafite ibituma bagukunda. Rero dufite urugamba rw'abantu bashiriwe, bashaka ko tubaha agatuti ntacyo bafite. Narababwiye ngo turambiye kubwirizwa n'abavugabutumwa bashiriwe, turambiye guhanurirwa n'abahanuzi bashiriwe, turambiye no kuyoborwa n'abantu bashiriwe. Kuko iyo umuntu yashiriwe igihe icyo ari cyo cyose, ntacyo atanga, ntacyo aba afite. Ese murimo muranyumva? Rero nagerageje gusobanura abantu bashiriwe. Navuze ko gushirirwa atari ikibazo, ahubwo ikibazo no gushirirwa ugakomeza ugakora kandi ntacyo ufite. Mwitabaza amavuta yarashize. Nababwiye umugabo witwa Eliya, w'itishubi, umugeriyadi, umuhanuzi w'umuriro, wamanuye umuriro akica 850. Ariko umugore avuze gusa arirukanka. Amavuta iyo yashize umugore araguhabura, ariruka. Twabonye ko yagiye munsi y'igiti, ngo ageze munsi y'igiti yisabira gupfa. Imana imurebye iravuga ngo sinaguhomba nubwo abantu bakibagirwa imirimo yawe, ariko warakoze. Umunsi ukurikiye twavuze umugabo witwa Samusoni, wishe intare, ariko umwana w'itimuna w'umukobwa aramubwira ngo imbaraga ugira uzikura he. Twasanze gushirirwa atari ikibazo, ahubwo gushirirwa no gukomeza ukarwana nta mbaraga ufite. Abo twabanye twavuze ibintu bigera kuri 6 biranga umuntu washiriwe. Uyu munsi rero navuze ko ndaza kuvuga ibintu biranga umuntu utari yashirirwa. Twabonye ko Eliya mu bintu biranga umuntu washiriwe, niba mwibuka, twavuze ko icyambere kiranga umuntu washiriwe ni ukwiyemera no kutemera abandi. Umugabo witwa Eliya yarashiriwe, abwira Imana ngo ni njye nyine usigaye. Iramubwira ati rekera aho ngaho. Iramubwira ngo hari 7,000. Hari igihe umuntu avuga ngo ni njye muhanuzi ngo usigaye, ngo ni njye profeti usigaye, ngo mu bakobwa beza ngo bahano Kicukiro Sheri, ngo ni njye mukobwa mwiza uhari. Oya, ntago ari wowe mwiza ufite amana ahengamye, hari abakobwa hano hanze. Umuntu iyo yashiriwe ngo yumva ari we wenyine usigaye. Imana iramubwira ngo hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Narije kubabwira ko abantu bose batashiriwe. Ntago abahanuzi bose bavangiwe, haracyari abazima. Ntago abavuga butumwa bose bavangiwe, haracyari abazima. Nari navuze rero ko uyu munsi ndavuga ibintu biranga umuntu utari yashirirwa, nabyo ni 6, ariko nshobora kuza kuvuga nka 3. Nzagaruka mvuge n'ibintu bituma umuntu ashirirwa. Buriya hari bitera gushirirwa, nabyo tuzabivuga. Nibikunda tuzavuga n'ibyakorwa kugira ngo twirinde gushirirwa. Ibyo yose ni imiti mugomba kwemera kunywa. Nimuvuge ngo amen. Uramfasha rero turebe ikintu cya mbere kiranga umuntu utari yashirirwa. Tuze gufata umwanya wo kuza gusenga. Iyo umuntu atari yashirirwa, ikintu cya mbere kimuranga arahamya. Agira ate? Umuntu utari yashirirwa, ikintu cya mbere kimuranga arahamya. Umuririmbyi w'108 yaravuze ngo nge ndi umukristo. Aravuga ngo nzahora ndi we
mu bintu byose ngeze ko gupfa. Hari aho yageze aravuga ngo ngende umukristo, ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Dufite abantu guhamya ko ari abakristo byananiye. Muhuriye muri Mateus bamubwira ngo Yesu ashimwe, ngo sawa. Gute unanirwa guhamya mu bantu ngo babwire ko wakiriye Yesu? Iyo utari washirirwa, iyo bavuze ngo uri umuhanuzi urabyemera urabihamya. Dufite abantu banze kuba abagore bashaka kuba abakobwa. Niba ushaje hamya ko washaje. Abantu ntibashaka gusaza, urashaje bihamye uvuga. Iki kintu cyitwa guhamya, umuhungu witwa Daniyeli yaragikoze ageze i Babuloni. Bazana vino, bazana inyama, arahamya, arabyanga, aravuga ngo ndagambirira mu mutima ntabwo nziyanduza. Ariko abantu bananiwe guhamya. Ibije byose bararya, ibije byose baranywa, mu ndebe ibije byose barambara. Ugomba kugera ku rwego ujya kugura umwenda. Mwirangarira baza nyine baricara, ni byiza cyane, munkurikire neza. Iyo iki kintu cyitwa guhamya, abakristo bagira imyenda bambara ihamya ko ari abakristo, bagira aho barira hahamya ko ari abakristo. Ugomba kugera ku rwego imivugire yawe, imikorere yawe, imirebere yawe, imivugire yawe ihamya kuri umukristo. Iyo umuntu atari yashirirwa icyambere kimuranga arahamya. Daniyeli kubera guhamya bamugejeje ku rwobo rw'intare. Intare ntizamurya. Twarangiza tukegeranya na Daniyeli ngo bamutaye mu rwobo, ngo intare ngo ntizamurya, ngo nanjye bantayemo ngo ntizarya. Zakuryana n'imyenda, ntago zakurya. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye, impamvu zitamuriye hari aho aticaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze. Hari abahungu bazi guhamya, babagejeje mu kibaya cya Dura. Umwami aravuga ngo nimumva amakondera. Guhamya iyo umuntu atari yashirirwa arahamya. Aravuga ngo nimumva amakondera n'amabubura mupfukame. Abahungu batari bashirirwa ngo bafata mu mifuka, ngo abandi bose bapfukame ngo bafata mu mifuka. Barazabwira umwami ngo bari abahungu b'abanyagano banze gupfukama. Umwami arazabwira Daniyeli bagenzi be, aravuga ngo niki cyabateye gukora ibyo ngibyo? Baravuga ngo aya mavi yacu yapfukamiye Imana, ntajya apfukamira ibibonetse byose. Umwami aravuga ngo tugiye kongera kubaha amahirwe rimwe, mugiye muhamya. Barenyegeza itanura 7, nimudapfukama bari batema. Abahungu barahamya, baravuga ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Nitadukiza tuyifitiye icyizere. Mugomba kugera ku rwego muhamya. Nimuvuga ngo amen. Bitumye ni kundi muhungu wahamije ageze mu cyumba kwa Potifari, ariko abantu batari bashirirwa nibitangaza. Muhungu muka Potifari yamubwiye ngo niwemera ko turyamana. Burya Yosefu yari yasinyiwe ibintu 5. Ndababwira 2 byantangaje. Muka Potifari yamubwiye ngo niwemera ko turyamana, ikintu cyambere ndagusabira boss shobuja, ndamugusabira ubwene gihugu. Wabwanga? Wakubwira ngo ujye muri Amerika udakinye green card. Wavuga uti niba naryamaga kandi ndaryama 7 ariko ngende. Ariko muhungu aravuga ngo sindyama, arahamya. Icya kabiri muka Potifari yari mubwiye, yaramubwiye ngo nemera ko turyamana, ndagusabira icyangombwa cy'ubutaka. Wacyanga? Ariko muhungu arahamya, aravuga ngo hoya sinshobora. Umuntu yatari yashirirwa ikintu cyambere kimuranga agira ate? Mugomba guhamya mu uyu mujyi wa Kigali, mukabwira abantu ko mwakijijwe, mwakiriye Yesu. Bitumye nibuka buriya guhamya ni ikintu gikomeye. Nimuvuge ngo amen. Munyikirize ngo amen. Uzi ko bitumye nibuka Mose na Aroni umunsi bakura Abisirayeli muri Egiputa, ngo bageze mu nzira bagiye kujyana Abisirayeli Kanani, bakora inama. Baravuga ntabwo dushobora kwambutsa abantu bangana batya tutabanje gutata igihugu tubajyanamo. Batora abagabo 10 na bangahe? Mwasomye Bibiliya 10 na bangahe? Barabwira ngo nimugende mutata igihugu tumenye igihugu tuzajyamo. Bibiliya yambwiye ngo baragiye batata igihugu, ngo basanga uko Imana yakivuze niko kimeze. Barangije basoroma ku mbuto zacyo banaryaho. Igihe cyo gutaha kigeze ngo baje basanga bicaye nk'uko mwicaye, bategereje abantu batari bashirirwa, batoranijwe mu bandi bagomba kuvuga amakuru y'ukuri. Maze Mose na Aroni babwira wowe delegation,
ati tubwire uko wasanze igihugu kimeze. Mbega gushirirwa we. Umugabo abwira Mose n'iteraniro ngo uko igihugu Imana yakivuze niko kimeze, n'imbuto ngiki twazizanye, ariko mvuye umuntu yashiriwe. Twasanze y'abagabo barebare b'abanaki, twirebaga imbere yabo. Iyo umuntu yashiriwe ababona muri Kigali we mukene, ababona ubuzima bwaranze, uba wire ukabona umeze nk'inzige. Baravuga ngo kandi uko abo bagabo batubonaga natwe niko tumeze. Umva abagabo batari bashirirwa bahamye, uwitwa Yosuwa n'uwitwa Kalebu nabo bagira batya. Mose na Aroni ati niki mushaka kuvuga? Baravuga mu by'ukuri abo bagabo ibintu bavuze bijya gusa n'ukuri, ariko siko. Dukurikije uburyo Imana dukuye mu maboko ya Faraho imyaka 430 ikatwambutsa inyanja itukura, ikaduha manu mu butayu, abana bacu bakiga, tugatunga perimi Kigali, tukagura moti Kigali, tukaba dutaha iwacu. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana, azatugeza mu gihugu abanaki bavuga bazabaduha, tuzabarya habarya imitsima ibafite ikibakingira. Imana iri mu ijuru iravuga ngo mfite abagabo ku isi, mfite abahungu bazi guhamya, mfite abahungu bazi kuvuga. Imana ibwira Mose na Aroni iravuga ngo bari abagabo, Yosuwa umubwiye umugire shefu azabahereza ibibanza, umugabira umusozi. Arahamije, yuhamije Imana igigukatira, igiguhereza ubuzima. Uzi ko Yosuwa yaje kugabana iminani, aha Abisirayeli bagirwa Kalebu. Kalebu ngo ageze mu zabukuru yibuka ko hari icyo Uwiteka yabavuzeho, ngo bari Kadeshi Barineya, ajya gusura Yosuwa. Aravuga ati ariko ntiyibuka ibyo Uwiteka tuvuzeho nge nawe. Aramubwira ngo ndabyibuka, ariko waratinze iminani yose yarashize, hasigaye umusozi umwe uri ikidayimoni cyitwa Aruba. Iyo umuntu atari yashirirwa arahamya ntatinya Aruba. Arangije aramubwira ngo ntundebe mw'iyi myaka, burya ya myaka muzambaraga nari mfite imyaka 40, ubu mfite 85. Ndacyahamya, ndacyatera, ndacyatsinda. Ntabwo ugomba kumarwa imbaraga n'ubuzima ubayemo n'ubutayu mazemo igihe kirekire. Ikintu cya mbere kiranga umuntu utari yashirirwa nimuvuge ngo arahamya. Agira ate? Mugomba kugera ku rwego mw'uyu mujyi wa Kigali muhamya abo muri bo. Nimuvuge ngo amen. Ngiye kuvuga icya kabiri dusenge. Cyo ni icya mbere kiranga umuntu utari yashirirwa. Ngiye kubabwira icya kabiri ubundi dusenge. Nimuvuge ngo amen. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu utari yashirirwa ahitamo, amenya guhitamo neza. Umuntu utari yashirirwa, ikintu cya kabiri kimuranga, amenya guhitamo neza, agira amahitamo mazima. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi 119:66 yavuze ngo ujye unyigisha guhitamo neza. Iki ni icyifuzo mukwiye kugira. Iyo wavuze guhitamo, ni ibintu bibiri biba biri imbere yawe. Bakawubwira ngo hitamo iki cyangwa uhitemo iki, cyangwa inzira zikaba ari ebyiri, bakawubwira ngo nyura muri iyi cyangwa unyure muri iyi. Wowe amahitamo yawe niyo akugira ugomba kuba we ejo hazaza. Nuhitamo nabi uzabaho nabi, nuhitamo neza uzabaho neza. Ndabaha urugero kugira ngo mubashe kubyumva neza. Dufite ikibazo cy'abantu wagira ngo barwaye amaso. Umuntu akiga materineri, akiga primaire, akiga segonderi, akiga kaminuza, yabona amafaranga yajya mu isoko kugura imyenda, agasanga hamanitse ipataro ebyiri icitse n'inzima, agasiga ipataro nzima. Turi ku ijambo ryitwa guhitamo neza, agatwara ipataro icitse. Umukobwa muzima uri ku isoko utegereje umuntu uzamurambagiza, uzabyarira abana, akavuga ngo ngiye nshaka sheri, akajya ku isoko agasanga ikanzu ebyiri, iyo ukuboko kumwe n'iy'amaboko abiri, akagura ikanzu y'ukuboko kumwe agasiga ikanzu y'amaboko abiri. Umusore ugiye kurambagiza agasanga abakobwa babiri bahagararanye, uwambaye ikanzu y'ukuboko kumwe n'uwambaye ikanzu y'amaboko abiri. Yajya guhitamo agahitamo umukobwa wambaye ikanzu y'ukuboko kumwe, agasiga umukobwa wambaye ikanzu y'amaboko abiri. Numugeza mu rugo n'ukundi azagukuraho. Ikibazo gihari,
urugamba ruhari kugeza ubu ngubu. Warangiza urugo rwakunanira ngo muhamagare umushumba ngo azasengere ngo divorce ngo yaraje, wahisemo nabi, ugomba kunywa niwe wawuvuguse. Uhitamo. Ese muribo muranyumva? Isi ifite pirate na original, kandi twebwe turi ba responsable bo guhitamo ko twahawe ubwenge no guhitamo. Ndatanga example kuri telefone. Izi telefone mubona zifite amamarike. Iyo umuntu agiye kugura telefone, inganda zikora amatelefone zikora pirate na original. Iyo bajyanye ku isoko bashyira mu kabati, ugasanga handitseho Tecno, Infinix, Samsung, iPhone ziri mu kabati. Ati ngaho hitamo. Ugahitamo Infinix. Ejo twajya mu bukwe ngo iyanjye ngo ntifotora. Wagiye kugura idafotora. Uzi kukunda amafoto. Amahitamo. Niba hari ikintu mbona gikomeye kugeza ubu ngubu kigoye abantu, ni ikintu bita guhitamo. Ese murimo muranyumva? Urugamba ruhari kugeza ubu ngubu abantu barimo barwana na. Iyo umuntu yashiriwe ntajya amenya guhitamo, ariko iyo umuntu atari yashirirwa amahitamo ye aba meza. Ngara ku musozo, byari 6 navuga ko ndavuga 2 gusa kubera impamvu. Iyo bavuze guhitamo, nababwiye ngo ni ibintu 2 biba biri imbere yawe, ukaba uri responsable wo guhitamo kimwe, ikindi ukakireka. Twasomye mu gitabo kindi kihe cya Rusi. So twasomye kiriya gitabo cya Rusi, ni igitabo gifite ibice 4. Inshuro nagisomye ntago nzizi ni nyinshi cyane. Iki gitabo kivugwamo abantu 6. Kivugamo umugabo witwa Elimeleki, bivuga ngo Imana ni umwami. Kiri umugore witwa Naomi, bivuga ngo ni nyiragikundiro. Harimo abahungu babo 2, Maharoni na Kiriyoni. Maharoni bivuga ngo munyantege nke, Kiriyoni bivuga ngo umurwayi. Harimo abakobwa 2, uwitwa Orupa n'uwitwa Rusi. Rusi bivuga ngo ni inshuti, Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye. Harimo abagabo 2, uwitwa Bowazi n'uwitwa Obedi. Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi, Obedi bivuga ngo ni umurimo. Ntago ndaza kubavuga bose. Uyu muryango wa Elimeleki na Naomi wari utuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Murabyumva? Betelehemu birasobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Betelehemu ni mu rusengero, Betelehemu ni mu masezerano. Betelehemu yatewemo n'inzara. Nkurikire mu nyumve. Ni mu nzu y'imitsima, ni mu masezerano, none hateye iki? Ariko Imana igi ntangaza. Kuki yemera ko abanyamasezerano bicwa n'inzara? Kuki yemera ko mu nzu y'imitsima hatera inzara? Iri jambo ndarisobanuranye. Narivuze ngo Betelehemu ni mu nzu y'iki? Ni mu rusengero. None mwebwe murebye mu rusengero mutabona hatarateye inzara. Ni mu nzu y'imitsima ariko hateye inzara. Aho umuntu ashobora kuza afite inyota akeneye kumva ijambo ry'Imana agataha naryo yumvise. Ndabaha urugero. Kera hanjye amateka numva bavuga ko itomati, inyanya ntago byari ibiryo by'abantu, byari ibiryo by'inyoni. None se kera abantu baryaga amateke, baryaga ibikoro, baryaga amasaka, biriya bintu ari gushyiramo inyanya ntago byari gukunda. Oya, sibyo baryaga impungure. Ariko none kubera inzara yateye mu nzu y'imitsima n'ikimene, usanga ibiryo isosi yabaye nyinshi. Mu muceri basigaye bashyiramo inyanya, mu mpungure bagashyiramo inyanya, mu bikoro bagashyiramo inyanya, mu bihaza bagashyiramo inyanya. Isosi yabaye nyinshi. I Betelehemu ibiryo byarabuze. Niyo ugeze mu rusengero usanga isosi yabaye nyinshi. Hey, pi kubita nyeganyeza, mubwire zunguza. Ibi bintu bizabageza he? Muzahera mu gitondo muri zunguza, munyeganyeze, muhobere. Mubona tudafite ikibazo mwebwe. Ibiryo i Betelehemu umutsima urabura. Shaka kwihuta muri iri jambo. Elimeleki afata umugore we Naomi, afata abahungu be 2, Maharoni na Kiriyoni, baricara bakora inama. Baravuga ngo twamenye igihugu cyitwa Mowabu kirimo ibyo kurya. Mowabu ni isi. Mwisi hanze hari ibyo kurya, ariko mu rusengero byabuze. Urahita kuguma mu rusengero inzara ikwica, cyangwa urajya Mowabu ujye gushaka ibyo kurya? Amahitamo na yawe, guhitamo neza. Elimeleki abwira umugore n'abana ngo none inzara itwicire hano cyangwa tujye Mowabu. Bakoze iki? Bahisemo kuva i Betelehemu. Dufite abantu bavuye mu nzu y'Imana, bataye inzu y'imitsima,
barangije ngo bajyemo wabo. Bagezemo wabo nababaye. Mureke mbabwire ijambo natahuye muri aya magambo. Niba hari ikintu cyantangaje, inzara y'i Betelehemu iraryana ariko ntiyica. Inzara yo mu gakiza iraryana ariko ntigira ite? Yaba yica tuba twarapfuye. Bagezemo wabo basanga ibyo kurya birahari, bireze. Kandi mureke mbabwire ni ukuri, Mowabu ireze. Isi hano hanze ndi imbere y'Imana. Mu minsi yashize nasuye umuntu, ngeze yarambwira ngo ashaka kunyakira akampa icyo kunywa. Yari afite ameza afite nka metero 6, hariho ibyo kunywa, iby'umutuku, iby'umukara, iby'ubururu, iby'umweru. Aravuga ngo umukozi w'Imana uranywa iki? Ariko Mowabu irimo ibyo kurya. Nyujijemo amaso ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu. Ikintu namenyemo ni icupa ryanditseho agashya yo kuri Nyirangarama. Niyo nabonye. Ndavuga ntimpereza kariya bari kongo. Iyo utabizi unywa byose rero. Ubu dufite abantu banyweye iby'imo wabo. Niba ugiye kunywa banza, niba utazi gusoma banza ubaze. Hari ibyo utemerewe kunywa biteretse ku meza, hitamo icyo ugomba kunywa. Nawe mwabona abantu bagera mu rusengero mukabona baragagaye, ntibafashwa, ntibuzuzwa, kuko mudafashwa banyweye iby'imo wabo. Hari ibyo ushobora kunywa ntiwongere kuzuzwa neza, amaso agahitaho. Ese murimo muranyumva? Baragiye ngo bagezemo wabo bararya, barahaga, barahembuka. Umva ikintu cyantangaje kandi kirambabaza. Bamaze gukira, Elimeleki arapfa. Umve Mowabu, umve Mowabu. Mowabu irica. Mahitamo y'abantu kenshi umuntu ahisemo nabi arapfa. Elimeleki arapfa. Kandi gupfa si ukuva mu mwuka, mu mubiri. Dufite abantu bapfuye bahagaze. Niba ubona warazanaga n'umugabo wawe gusenga, ukaba usiga ryamye ukaza ugasenga, yarapfuye, iriya ni intumbi ba mu nzu. Warapfushije ko mutabyumva. Ukaza gusenga ugasiga abantu bacaniye televiziyo ngo nibarebe baterana amakofi, bazakunyuka uzumirwa. Mowabu. Mukecuru ngo abonye umugabo apfuye ahamagara abahungu be, aravuga ngo mbega igihugu we, navuye iwacu nza mpunzi inzara, noneho ngeze nibi bimbayeho. Abwira abana be ngo ndababaye. Abahungu bakora inama bombi, baravuga ngo kugira ngo duhoze mama marira, reka dushakire rimwe. Bazanira abagore icyarimwe. Umwe azana uwitwa Rusi, undi azana uwitwa Orupa. Babwira umukecuru ati dore bakazana. Umukecuru ati ntacyo, ndibagirwa agahinda ka muzehe, ngende babakazana numve ndanezerewe. Akiri mu munyenga w'abakazana yishimye, abahungu be bombi bapfira rimwe. Umukecuru ahamagara abakazana, aravuga ati abapfakazi 3 mu nzu imwe, tugiye kubana guhitamo neza. Arangije arababwira ngo bana ba, ngiye gusenga numva icyo Imana ivuga. Ariko nakunze Imana. Nawomi ngo arasenga Imana y'i Betelehemu. Arabibwira ngo Mana we, nahisemo nabi nza hano, ndakwinginze wampaye amahirwe ngasubira i Betelehemu, ko nkumbuye indirimbo, nkumbuye ubuhanuzi, nkumbuye kubona abantu b'Imana. Imana yabwira ngo Nawomi we, burya cyagihe ukihava sayiri zahise zera. Ibyo wapfuye kuhava gusa. Umugabo ahita azarahinga ibyo kurya biraboneka. None subirayo. Nakunze Nawomi ngo ahamagara abakazana be, arababwira ngo bana ba, shaka kubasezera, ngiye gusubira iwacu. Abakazana arababwira ngo mukecuru, burya igihe wasengaga twakumvise, duhisemo kujyana nawe, ntudusiga guhitamo neza, ntudusiga turajyana. Arababwira ngo bana ba, ko mukiri bato muhisemo kujyana n'umukecuru, uwahitamo yahitamo umukecuru. Abakobwa muri hano, uwahitamo yahitamo marene udafite imodoka, aruzi ufite imodoka. Biragoye. Bibiliya irambwira ngo abakazana bahagurukana n'umukecuru ngo bageze mu nzira. Niyo magambo twasomye. Arababwira ngo bana ba, nimwicare mbabaze, muhisemo kujya i Betelehemu mukavimo wabo. Arababwira ngo i Betelehemu niba hari ibintu bihaba ni amasengesho, bajya bamara 3 batariye, muzabishobora. I Betelehemu ntibasomana. I Betelehemu nta tubyiniro tubayo, ibyaho no gusenga no gukizwa. Uwitwa Orupa aravuga ati kandi uyu mukecuru ibintu avuze nibyo.
ubu nzabaho ndasomana nzabaho. Arambwira ati mukecuru soma asubireyo uhitamo neza. Ngo aramusoma arahindukira agira ate asubirayo. Umukecuru arangije abwira Rusi ati Rusi we ko mukamugabo wawe agiye wowe urabitekerezaho iki? Umve guhitamo neza niyo magambo twasomye. Rusi abwira umukecuru ati mukecuru ndakurahiye winyinginga kugusiga ngo nsubireyo, narakumenye naragusobanukiwe, aho uzajya niho nzajya, Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwoko bwawe. Dufite abasore batazi gutereta bifashisha uyu murongo bari kurambagiza. Ngo yateye imitomo umukobwa, ngo yateye aho uzagwa. Mumenye ibyo muvuga sha. Umenye ibyo uvuga. Umukecuru ngo aramubwira ngo Rusi we wamaramaje. Aramubwira ngo ubwoko bwawe nibwo uzaba ubwoko bwanjye. Nihuse muri aya magambo ngo baragiye bajya i Betelehemu. Bageze i Betelehemu basanga Bowazi umucunguzi wacu wa bugufi yarahinze. Ngo Bowazi ahinga abwira abasaruzi ngo nimujya musarura ntimukajye mumaririzamo, inyuma dufite abantu bazaza guhumba. Ndashimira nyiri uyu murima kwazi ko inyuma ba Rusi bahari bazaza gushaka ubuzima. Mu gice cya kabiri kavuga neza ngo Rusi ngo araza abwira nyirabukwe Nawomi, aramubwira ati mukecuru namenye amakuru. Ati nayahe mwana wa? Ati hari umurima w'umugabo witwa Bowazi, bambwiye ko iyo umuntu agiye yagahumba aramuka. Umukecuru aramubwira ngo genda mukobwa wanjye. Ngo aragenda ngo ajya guhumba. Ngo yahumbiraga mu gikondorero, icyo ntago mukizi muri abanyamugi. Ngo ku mugoroba ngo akazana izo yahumbye agaterera mu mazi, we n'umukecuru bakarya. Mukomeze muryize impumbano, nyiri umurima muzahura, ndabizi ndabihamya. Yahumbye nka gatatu. Bibiliya irambwira mu gice cya kabiri ngo nyiri umurima Bowazi ngo aza kureba uko abakozi bari gukora. Muzi ko uyu mugabo ajyaza, nyiri uyu murima ajyaza gusura umurima, kandi n'ubu yaza ndi imbere y'Imana, n'ubu yaza. Ayi ngo abanyujijemo amaso, abarebye arabwira ngo mugire amahoro. Arebye inyuma abona y'umukobwa atazi. Bowazi ahamagara baje kera arabwira ati muze mbabaze, uriya mukobwa nabonye inyuma ni uwahe? Arabwira ngo boss uriya mukobwa yitwa Rusi. Icya mbere yasize Imana ze wabo, icya kabiri yasize umuryango, icya gatatu yasize urugo. Abandi barahumba wareba ku ruhande bakayora. Ufite abantu ba mu murima wareba gataka gusoma yirukanka. Barimo baramubwira ngo uriya mukobwa yahumba nta kubagana arahumba. Ufite abantu mw'uyu murima barimo ari ingegera ari ibisambo, abari mw'uyu murima acunze abantu nka batanu b'abakire bari hano araza kuguza amafaranga nibagera. Ube maso, tubana n'ibirura mw'uyu murima, abescoro gentil. Umva ijambo Bowazi yavuze. Yaravuze ngo mureke ko atari agahindiri kuri ya mukobwa, murebe ko ejo azagaruka. Ngo bwarakeye mu gitondo Rusi aragaruka. Guhitamo neza. Agarutse Bowazi nawe aza kureba abakozi uko bakora. Bowazi ngo ageze mu murima asanga Rusi yagarutse. Umva ijambo ryanejeje. Ntago Bowazi yongeye kubaza abagaragu, ahubwo yahamagaye Rusi. Arababwira ngo muko ve nyuma y'abandi. No kuri hitamo neza izagukuraho wicaye. Ngo aramuhamagara. Igice cya kabiri umurongo wa 11 kukomeza hasi. Ngo yaraje ngo Bowazi ahita amubwira ngo muko bansobanuriye neza. Bambwiye ibyo wakoreye nyoko bukwe. Bambwiye uburyo wasize Imana ziwanyu. Ubu tuvugana ndi nyiri umurima. Ntabwo uzongera guhumba. Ugiye kujya uyora. Aba bahungu ndabategetse. Ndetse uzajya unywera no ku bibindi banyweraho. Wajya gutwara muri envelope ikorera agafuka. Ugenda ubwira umukecuru uko twabonanye. Rusi wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye umufuka. Ngo ahingutse ku marembo nyirabukora mubona. Aramubwira ngo Rusi we wahumbye he? Wakoze mu kwande. Rusi abwira umukecuru ati mukecuru reka nkugereho ngo inkuru. Araza amubwira ati byagenze bite? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye nyiri umurima twahuye. Umva gashya nkoreye mukecuru yambwiye ngo ntituzongera guhumba, tugiye kujya turya nk'abandi bakire. Umukecuru ati narakubwiye mukamugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, wowe uhitamo kuzana nanjye. Icara turye rero, icara turye amahitamo meza
aramubwira ngo icara turye. Barariye birashira, bishize Rusi ngo abwira umukecuru ngo byashize, subiye kuyora ibindi. Hari commentaire nasomye, umukecuru abwira Rusi ati wari umaze iminsi uzana sayiri, noneho uzana amashaza, uzana ibindi. Guhitamo neza byakuga, nta kimana itaguha. Rusi ngo yaragiye arabizana, abizanye ngo barabirya, bishize nyir'umurima ategura ibirori ngo byo kugosorera sayiri ku mbuga. Mukecuru Nawomi amenya amakuru, ahita ahamagara Rusi, aramubwira ati mwana wanjye ngwino ngukorera umuti, sinagushakira uburuhukiro muri bene wacu. Ati bimeze bute? Ati wa mugabo araza kugosorera sayiri ku mbuga, shaka kugukorera umuti wa mwana we, umenye ko guhitaho umukecuru utibeshye. Ati gukore mukecuru. Aramubwira ngo uriya mugabo yateguye ibirori. Mu birori by'uriya mugabo nawe uragiyeho nk'umuntu wamaze kumenyana nawe, urakora ibintu bitatu. Icyambere urihezura, no gukaraba, no kwisiga utuvuta. Nimujya muza mu ibirori, mujye muza muri smart, mujye muza musa neza. Hari umuntu ufata igipira rana akaba ari cyazana, ntago byemewe. Nimujya muza hano, mujye muza muri abasirimu, mujye muza muzi ko muje mu birori by'umwami. Aramubwira ngo icyo ni icyambere. Icya kabiri urebe umwenda mwiza ukwiriye ikirori. Icya gatatu wirinde kwicara inyuma, wicara imbere, wereka abantu kuziranye nawe. Ko dufite umuntu uza mu rusengero akicara inyuma yazindutse, ujye mwegera hafi, nabyo bifite icyo bivuze. Aramubwira ngo icya gatatu bajya barya mu ibyo birori, iyo bagiye kurya buri wese ariyarurira, yarura ibyo ashoboye, wirinde kwarura byinshi. Kandi nujya ujya kurya ujye utamira uhindukira umurebe mu maso, wereka abantu kuziranye nawe. Ariko nakunze Nawomi, aramubwira ngo nibamara kurya abantu bose arabahita bataha bataye n'amasahani batumvisha amatangazo, wowe ntutahe, uze kureba aho uriya mugabo ari buze kujya kuryama, ugende womboka, uryame ku mirambizo y'ibirenge bye hepfo, woroso uryame hepfo. Ibizakurikira uzambaze ndi umukecuru. Ariko nakunze Nawomi bitangaje, amahitamo meza. Ngo abantu bose bamaze gutaha, ngo Rusi ngo aza yomboka, ngo yorosora ibirenge bya Bowazi, ngo aryama hepfo, ngo mu rubungabungo mu gicuku. Bowazi ngo arambije, ngo yumva arambirije ku muntu, ngo arabyuka aramworosora, amurebye asanga ni Rusi. Aramubwira ati muko ko nagaburiye abantu bose bagataha, icyatumye udataha ukaza kuryama hano wabitewe n'iki? Dore amagambo Rusi yavuze yanteye ubwoba. Yarabwira ati nkubwire wa mugabo we, maze kureba ibintu wadukoreye, nkareba ahantu wadukuye naho tugejeje, narakurebye mbona umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi, utuntu ukora ni twiza, nahisemo kuza kurara aha ngaha kuko n'igitaramo cya nijoro nabonye kimeze neza, ahubwo nyorosa ndyame. Niko Bibiliya ivuga. Ngo aramworosa araryama. Ngo mu rukere igihe umuntu atabasha kubona undi, Bowazi aravuga ngo hagize umuntu umenya ko uyu mukobwa yaraye hano, yagira ngo hari imisiyoni yifitanye nawe. Bowazi ngo araza aramworosora, aramubwira ngo muko fata uwo mwitero wawe bagushyiriyemo inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara, ugenda ubwira umukecuru ko wambonye, ubu wavuze ko ni umucunguzi wanyu, nzagucungura. Niko yagera umusozo. Rusi ngo yikorera igifuka, ngo ahingutse mu marembo. Urumva mukecuru yari adasinziriye, ajyaraye ku mava asenga ati Mana bicemo undengere ndebe ko uyu mwana nawe hari ukuntu. Ariko nakunze Nawomi. Ngo mu rukera ku gasusuruko, ngo mukecuru ngo agiye kubona, abona Rusi arahingutse, ngo aramuhamagara, aramubwira ngo Ru byaciyemo. Menya Rusi yarakoresheje imvugo y'abiki gihe, yabwiye umukecuru ati mukecuru hahiye, wakoze umuti. Arabwira ngo byageze bite mwana wa? Aramubwira ngo wa mugabo twararanye, naraye ku birenge bye, namubwiye ko ari umucunguzi wacu. Umva ijambo yavuze mukecuru ati nguteze amatwi, yavuze ngo azaducungura. Musobe ibice 3 umurongo wa 18. Umukecuru yabwiye Rusi ngo uwo mugabo ndamuzi, niba yabivuze. Haleluya! Niba yabivuze, imvugo yiwe ni hame. Tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Hari ikivuga ngo reka mbabwire muri bimwe
muri bimwe muziho sindabonye icyo yavuze ngo gihere ibyo bintera gutegereza ngategereza nkomeye uko nibyo nzabibona. Tugira duca turambura ibiganza ye dutere haleluya, dutere haleluya. Guhitamo neza nimuvuge ngo amen. Yo gufata iminota 5 zose. Bwira uwo mwicaranye ngo ujye umenya guhitamo neza, ujye umenya guhitamo neza. Ariko urajya guselekisiyona inshuti, umuntu muzabana muri 2025 ukareba n'umuntu utakurusha, utanakugurira na fanta, utanagusohokana, mwajye mumenya guhitamo. Ariko muhitamo mutu ubundi mwebe bije byose n'ugukurura wirundaho. Unge hari abantu ngiye gusiba muri telefone uyu mwaka, tukamara umwaka muri telefone yanjye, hari nje uguhamagara gusa, hari nje ukwandikira gusa, hari nje ukugurira gusa. No, genda nahisemo ne kwera. Ujye mumenya guhitamo neza. Nimuvuge ngo amen. Tugana hadusoze. Bibiliya yambwiye ngo Bowazi ahamagara komite n'umuyobozi mukuru, umucunguzi mukuru. Aravuga ngo twahuye n'ikibazo mu gihugu. Umucunguzi ati ni ikihe? Ati Nawomi yaragarutse, agaruka yarapfakaye. Mu bitangaza bihari yagarukanye n'umukobwa w'umunyamahanga witwa Rusi. Uwo muryango ntidushaka kuzima. Umucunguzi mukuru azawucungura, awugurane n'ibintu byose bya Elimeleki. Umucunguzi ati nta kibazo nzabikora. Bowazi atambikamo akantu, ahita avuga ati nyakubaha nubwo muzabikora, ariko nubikora uriya mukobwa nawe uzahita umutwarana n'ibintu kugira ngo uriya mwana watavira amaho. Guhitamo neza. Umucunguzi mukuru arebye mu masezerano asanga ntibikunda, ahita akuramo urukweto nk'ikimenyetso aruhereza Bowazi. Aramubwira ngo niwe mutoya, nguhaye uburenganzira, uriya muryango uzawucungure, ndetse n'uriya mwana sha zamwitwarire, mwana aracyari mutoya. Guhitamo neza. Rusi ngo yicaye mu rugo agiye kubona abantu urwandiko ruvuye ibukuru ngo inama yateranye, babona nta wundi muntu ugomba kuba umugore wa Bowazi witwaye neza uretse Rusi. Rusi w'umunyamahanga wasize imana ziwaba akaza ari umupfakazi. Guhitamo neza ni igitangaza. Abwira umukecuru ati mukecuru banyandikiye ko ngiye kuba muka Bowazi. Umukecuru ati sinakubwiye ngo fatira iry'iburyo mwana wa, genda sha uzabyara abahungu, uzabyara abakobwa. Mukamugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, nagenda abone we genda. Ngo ageze kwa Bowazi Rusi asanga materiyeri z'abageni mu nzu ziruzuye. Dore buki ya mirima Rusi yabaga amahumba abaye nyirabuja w'abayikoreramo. Guhitamo neza. Aba bosi kazi wabakorera muri ya mirima, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, Rusi arasama. Abwira Bowazi ati ariko ni kumva mu nda byahindutse, byagenze bite? Ati ndumva sinzi uko byagenze. Amezi 4, amezi 5 abaguze mariniyeri. Ndebera Rusi ariko kumanuka i Betelehemu agenda acira habonyesha, ariko guhitamo n'igitangaza. Ndebera Rusi avuye ku gipimo kwipimisha, aramubwira ngo twita umuhungu, mana y'isi n'ijuru. Guhitamo neza. Amezi 9 igise kiramufata, aragenda arabyara, ahita abyara umwana w'umuhungu bamwita Obedi. Ndebera mama Obedi, abantu bose muri karitsiye ngo tujye kwa mama Obedi yarabyaye. Amahitamo meza azakwandikira izina, azaguhindurira amateka. Obedi wa Rusi yabyaye Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi,
Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, haleluya, Yesu, Yesu. Amahitamo meza ya Rusi yazanye Yesu, ariko ndafashirwa mwakagira Imana. Amahitamo meza yawe azaguhindurira ubuzima. Iyo umuntu atari yashirirwa, icya kabiri kimuranga ni amahitamo. Iyo umuntu atari yashirirwa, icya mbere kimuranga agira ate? Arahamya. Icya kabiri kimuranga, asigaye bine, nzabishakira umwanya. Yesu abahereza umugisha. Wahaguruka tugasenga Imana. Haleluya. Ndasaba mwarimu wacu Profete Claude aze adusengere isengesho ngo Mwami duhe guhitamo neza. Mana, mu izina rya Yesu, tumaze kukumva mu ijambo, twumvise ko guhitamo neza bihesha umuntu ubuzima, kandi burya guhitamo neza bikiza umwaku. Guhitamo neza bihesha umuntu inzira, kandi guhitamo neza dushingiye kuri iri jambo tubwiye, dusanze guhitamo neza harimo no kwigomwa. Kuko Rusi yigomwe byinshi yabonaga bigaragara, aravuga ngo reka nemere ninjire mu mubabaro, ariko w'amahitamo neza meza, kuko muri aya mahitamo abasha kungeza iyonja. Benshi babonaga Rusi agenda muri iyi nzira, babonaga yuko ataye umutwe, babonaga yuko ari umusazi, babonaga yuko ntacyaza. Tekota talazalabi tekostans. Muri iri teraniro hari abantu bagiye bahitamo nabi, bakisanga bari mu ngaruka mbi. N'uyu munsi bari kurwana urwo rugamba, ariko tumaze kukumva mu ijambo, uyu muntu waba warinjiye mu mahitamo mabi nagirirwa imbabazi n'Imana, nababarirwe n'Imana. Uhera uyu munsi umukiza ibikomera amahitamo mabi yamugizeho. Uhera uyu munsi afata icyemezo cy'amahitamo meza, kuko Rusi ahisemo neza, biduhesha kuvuga intsinzi ye na bugingo n'ubu. Izina ryawe nirihimbazwe. Buri wese uri aha numugirire neza, kandi nagushimiye uko wakijije Rusi kiriya gikomere ukagikiza Nawomi. Niko buri muntu wese uri muri iri teraniro wamukiza igikomere agendana, wamukiza igikomera pezele takota testanse mandaladra. Kiza genda muri iri teraniro, kize ibi bikomere, kize iyi mibabaro, kiza akagahinda, kiza uru ruzerero, kiza ngwino ukize. Turabizi neza kuri umukiza, buri wese nagirirwe neza n'Imana. Urakoze Mana, buri wese musabiye imbaraga zimuhesha amahitamo meza. Turi mu isi ruhije, tubana n'abazima babi batwongorera kugira ngo dute inzira, ariko turasenze dusabye imbaraga mu ijuru ziduhesha kuba mu mahitamo meza. Dukomeye Imana amashyi tuvuze impundu yuko duhawe amahitamo meza mu izina rya Yesu. Amen.